reka twizere ko aho muri mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. By'umwihariko twihanganishe umuryango mugari wa korari cyangwa itsinda rikora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana rya Kingdom of God Ministries kubw'urupfu rutunguranye rw'umuvandimwe mwene data, akaba inshuti yacu, akaba mugenzi wacu, akaba umuvugabutumwa twakoranye umurimo mwiza muri kubona muri video, muri kubona imbere ya screen zanyu, witwaga Sabigaba Jean Paul, abenshi bataziraga Dani. Inkuru y'urupfu rwe ni inkuru yashenguye benshi, ni inkuru yashegeshe benshi, ndetse benshi kuyakira biracyabakomereye kuyakira ago barabasha kubyiyumvisha. Ni urupfu rw'amayobera, urupfu rwatunguye benshi kandi urupfu rwashenguye benshi. Uyu Nsabigaba Jean Paul yari umusore muto ukunda Imana, ukunda abantu, by'umwihariko wakundaga kuririmbira Imana ndetse agafashwa. Nyuma y'urupfu rwe amashusho yatambutse ku mbuga nkoranyambaga amwerekana ari kuririmba hamwe na bagenzi be indirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane igira iti Mana wigaragaze, abantu bamenye imirimo yawe, Mwami igaragaze. Rero urupfu rwe rwashenguye benshi kuko yabanaga neza, cyo ni icyambere. Ikindi kandi yari akiri mutoya, ikindi kandi nuko yitabye Imana yitegura kujya muri Amerika gusangayo umufasha we wari utwite witeguraga kwibaruka imfura yawe. Gusa kuko umwana Satani yaje ku isi azanye no kwiba, kwica ndetse no kurimbura, ntabwo byakunze, ntabwo umuvandimwe Dani cyangwa Nsabigaba Jean Paul yagize amahirwe yo kubona imfura ye ndetse no kongera kubona umugore we bari bamaranye igihe gito bashakanye, biyemeje gutangira ubuzima bushya bwo kubaka umuryango ndetse no kuwagura. Bonereho rero nihanganishe umuryango yashatsemo, umuryango avukamo, abo babanye, haba muri Kingdom of God Ministries, haba ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, kuko buri murimo w'Imana tuhuriramo n'abantu benshi. Gusa icyo nababwira nuko iby'urupfu rwe bitarasobanuka, kuko yapfuye cyangwa umurambo we wagaragaye bisa nkaho yiyahuye, ariko mbere y'ibyo abaheruka kumubona, abaheruka kumucikira bakavuga ko hari inshuti zari zamusuye araziherekeza. Nyuma yaho uyu munsi mu gitondo nibwo umurambo we wabonetse. Abawuciye bavugaga ko wari umanitse ariko ubona uriho ibyondo, bagahera ko bavuga ko waba ari umugambi wateguye kugira ngo yicwe, noneho kugira ngo basibanganye ibimenyetso bakifashisha ubwo buryo bwo kwerekana ko yaba yiyahuye. Ndetse no kuri stati ya WhatsApp, stati zagiyeho abantu bemeza ko abamwishe aribo babikoze, zimwerekana asa nk'usezera inshuti ndetse n'abari bamuzi. Ntabwo byoroshye rero, twe ntabwo twita tuvuga ngo byagenze uku n'uku, inzego zibishinzwe ziri mu kazi kazo, ziri mu iperereza. Niyo mpamvu tujya guca muri amakuru ari officiel ari mu bitangazamakuru kugira ngo byibura mumenye ukuntu situation imeze. Inkuru dukesha ikinyamakuru cya bwiza.com igira iti umugabo witwa Nsabigaba Jean Paul wari utuye mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bamusanze amanitse mu cyuma kiri mu kibuga cyo hafi yaho yari atuye
yapfuye nyuma yo guherekeza inshuti ze zari zamusuye. Nyakwigendera w'imyaka 25 waruzwi ku izina rya Dani yabaga mu mudugudu wa Gasenda ya kabiri akagari ka Nyamatavire mu murenge wa Nyamata. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CIP Hamduni Twizeyimana yavuze ko Sabigaba Jean Paul twasanze amanitse ntabwo tuzi icyamumanitse cyangwa amumanitse. CP Twizeyimana yavuze ko bishobora kuba byabaye mu rukiko rwo kuri uyu wa mbere. Uretse gutanga amakuru y'ibanze yavuze ko ibindi ari urwego rw'ubugenzacyaha RIB rubikurikirana. Amakuru bwiza yamenye ni uko ku mugoroba ku cyumweru n'ejo hashize nyakwigendera yari yasuwe n'inshuti ze, biba ngombwa ko aziherekeza ariko asiga mu rugo undi mugenzi we babanaga mu nzu. Kadutse nk'abasobanura aha ngaha, uyu nyakwigendera yari yarakoze ubukwe, umufasha we, umugore we, umukunzi we biteguraga kwibaruka imfura yabo, we yabaga muri Amerika, muri Amerika. Uyu we yari yasigaye mu Rwanda yitegura kuba yajya muri Amerika ngasangeyo umufasha we. Niyo mpamvu yabanaga n'uyu mugenzi we mu nzu, umuntu wo kumufasha bya buri munsi, yego, cyangwa umuvandimwe nyine mu Rwanda, ugomba kumungana igihe bitandukanye. So mugenzi we nyuma yo kubona nyakwigendera agiye nagaruke ngo yahisemo kuryama yibwira ko ari buhindukire, ari butaye akagaruka. Kugeza mu masaha 11 y'igitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo bamukanguraga bamubwira ko mugenzi we bamusanze amanitse mu kibuga kiri hafi yaho bari batuye. Andi makuru avuga ko mu rukerera abatuye muri kariya gace bumvise imodoka iza kuri kiriya kibuga aho basanze nyakwigendera amanitse, ndetse n'amapine yayo akaba ahagaragara. Bigakekwa ko iyo modoka ariyo yazanye umurambo nyakwigendera ikawumanika aho mu kibuga nyuma yo kumwica. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane abari inyuma y'urupfu rw'uriya mugabo Sabigaba Jean Paul. Ati abaturage nibo bamubonye batabaza RIB irahagera, ibimenyetso byakusanyijwe, umurambo ugiye kujyanwa muri laboratoire ipima ibimenyetso kugira ngo ukorerwe isuzuma. N'iperereza yakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye urwo rupfu. Nyakwigendera yari amaze igihe ashakanye n'umukobwa wo muri Amerika, ariko we akaba yabaga mu Rwanda aho yakoraga akazi gasanzwe, ndetse akaba yari umwe mu baririmbyi ba korali Kingdom of God Ministries, nimwe mu makorali akunzwe cyane hano mu gihugu kandi agira indirimbo nziza zifasha abatari bake kugira ngo babashe kubohoka. Ni inkuru yababaje benshi aho abagize icyo bayivugaho harimo nk'uwitwa Mukantwari Claire yagize ati oh my God, may he so rest in peace. Chance Peace ati ati ariko mana abagome cyangwa abicanyi bazitegende kugeza ryari. Rest in peace, Imana ikwakire mu bayo. Ni Godfrey Mwesige witwa Evangelical Restoration Church Rwamagana. Iti unbelievable, so sad and soulful, difficult to swallow. May God comfort his wife and family. May his soul rest in eternal peace. Abamugiriye nabi bizabagaruka. Witwa Sekibibi Batume. Urebye ni inkuru yashenguye imitima y'abatari bakeya, kuko urupfu nguru ku mukozi w'Imana, umusore ukiri mutoya uri mu kigero kimwe n'abasore benshi bari hano mu gihugu b'abastar, ariko wari wariyeguriye Imana, ubuzima bwe Imana, agafata umwanya munini akawuharira gusenga, kwinginga Imana, agafata umwanya munini agawuharira igihe cyo kwitandukanya n'ibyaha ndetse n'igisa nacyo byose. Ni inkuru navuga ngo y'agahinda cyane, yababaje benshi, yaba kubabanye nawe
ndetse n'abamumenye magingo aya ngaya. Gusa ni inkuru itaraba popira cyane, ni inkuru bamwe na bamwe wenda mu bagiye baririmbana ku mbuga nkoranyambaga batari bagira icyo batangaza cyangwa se bagaragaza muri rusange. Gusa ni inkuru y'akababaro ari ku muryango mugari wabo bakoranye, wabakunze ibindirimbo ziremye zikanahimbaza Imana, kuko ni umusore akenshi yaririmbaga mu binyuma, ariko ni umusore wageraga hagati akaryoherwa n'indirimbo, bigasaba ko arenga n'umurongo wa mbere akajya imbere ya bose agakomeza kuramya Imana kubw'imbaraga ze yari afite z'umubiri. So nk'uko bivuze yaramaze iminsi n'ubundi akoze ubukwe, wasabye ndetse anako umukunzi we, ndetse biranavugwa yuko umukunzi we yari atwite cyangwa se umudamu we yari atwite, bateganya kwibaruka imfura. Gusa sinzi nimba umuntu yakomeza gukoresha yambuga ngo Imana yamukunze kuturusha, Imana yamukunze kubarusha. Gusa ibihari nuko yagaragaye amanitse yitabye Imana. So akazi gasigaye ni inshingano z'ubugenzacyaha kugira ngo hakorwe iperereza nyamukuru ku cyaba cyakishe uyu mugabo wari ukiri muto ku myaka 25 ari. Nimba ari ukwiyahura gusanzwe cyangwa se ari ubwicanyi nk'uko abaturage baho ngaho babitangaje, ni ukuvuga yego, nimba abaturage bavuga ko hari amapine y'imodoka babonye, ibyo ari byo byose icyo ni ikimenyetso kiri bufashe inzego z'iperereza guheraho zimenya ngo imodoka yavuye muri iki cyerekezo, ivuye ahangaha igera kuri uyu muhanda, byumva bigenda uku n'uku n'uku. Gusa nanone turi gusoza, reka dusabe abari hafi y'umufasha we, umuryango we ndetse n'umuryango yashatsemo, ni ukuri bababe hafi, ni ukuri bamube hafi, babe hafi famiye ye, kuko urumva niba hari amakuru avuga ko abamwishe bageze aho bafata telefone ye bakayikoresha, ni ugushinyagurira umuntu. Urumva umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana yari yaragiriye neza ikamukorera ubukwe, ntabwo kwiyahura ari ikintu umuntu ahita atekereza mbere. Cyo kuza ari umuntu wari ufite amadeni cyangwa abantu bazi, ni ukuvuga ngo muri make nta zindi ngeso zidasanzwe twari tuzi cyangwa abantu bari bazi kuri uyu Dani. yego. So Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeza abasigaye, natwe abasigaye turushaho kwiza ndetse no kwirinda, kugira ngo igihe umwami azazira azasanga dutunganye kandi turi mu nzira yifuza ko tuba turimo. Ibihe byiza rero, Imana ibahe umugisha, muhabwe umugisha kandi namwe be blessed.